Yes, uyu munsi wakabye inzozi hamwe na Gisenyi komisiyoneri ukora investment nziza mu karere ka Rubavu itaguhombya kandi ukabaho uri safe ku hantu washoye. Dukunda kuzana imari ziri seriye kandi zizewe zidafite ibibazo, nta mitingito inyuramo, bese nta muntu ubutandabami ubutaka akenshi dukunda kuzana biba biri seriye cyane. Aha hantu ni ku Majengo, dore uriya muhanda mubona hari hamanuka umumotari, hariya hantu ni ku muhanda, murabona umuhanda wa kaburimbo. Kuva ku muhanda wa kaburimbo kugera aha ni nko muri metero 20. Murumva ko iyi nzu ni nk'ahituye kuri kaburimbo. Noneho tubanze tubereke neba ukuntu imeze neza. Uyu muhanda urakomeza ukagera ku gasoko ka Majengo, ka gasoko bakunda kwitabira cyane, kaba karimo ibintu bya make gusa. Ahantu ukibona imboga z'ijana kandi ari mu mugi, burya ubuzima buba bworoshye cyane. Ukabona ibijumba bya make n'ibirayi bya make, dore ko duturanye n'imirenge nka Bugeshi ikunda kugira ibiryo cyane cyane ibirayi, ibijumba ndetse n'imboga. Hano mu karere ka Rubavu twarihagije rwose, niyo mpamvu umuntu ushoye hano akaza akahatura n'ahandi hantu yashobora kuba success muri iki gihugu, kuko umuntu wananiranye hano ubwo nyine yashaka ahandi ajya gutura. Tudatinze mu magambo, twihute tubereke size zose z'iki kibanza, tubereke n'amazu ari muri iki kibanza. Mbere yuko tugenda, iyi nzu mubona hano inyuma, iyi ya Mugongo wa Tembo, cameraman nayibereke, iyi nzu ikwiriye gusenywa, ariko umuntu nyiri iki kibanza yakibyaje umusaruro muri ubu buryo. Yafashe inzu nziza zitwa Toiture Cache azishyira inyuma y'iyi nzu, ku buryo yahereye mu buso bw'inyuma yubaka agashyiramo inzu za Toiture Cache imiryango 2. Iyo miryango iyi saha iri kwinjiza amafaranga 400,000. Iyi nzu niyo wayisenya wasigara ukora investment kuri iyo miryango yindi dufite muri iki gipangu. Karibu tubereke. Yes, iyi side nini rwose. Iyi nzu kuyikuramo, umuntu wagura hano inama namugira nuko yayikuramo rwose. Hano akashyira ikibuga kinini, cyangwa se iyi portail akayimura akayishyira hariya, akahagira separe, naho akashyira kandi Toiture Cache cyangwa kadastri gafite ibyumba 3 na salo, n'ubundi agakomeza investment imuha amafaranga menshi. Niba uri urupangu rumeze gutya rwinjiza 400,000, ibaza usenye iyi nzu hakavamo component zimwe na zimwe wifashisha wubaka indi nzu hano ku ruhande, kuko nago wamenagura amatafari yose. Murabizi aho itafari rigeze muri aya masaha mu karere ka Rubavu, ibintu birahenze cyane bijyanye n'ubutaka, amatafari cyane cyane n'umucanga birahenze cyane. Hano ni ya Toiture Cache twahereyeho tubabwira. Amatoilette arasetinze, umuriro urimo, mbese yarabiteguye, kuko n'ubundi basanzwe bazibamo. Izi nzu zirakodeshwa, umuryango umwe ni 200,000, buri muryango ni 100,000. Murumva ko bigera mu 400,000 by'u Rwanda ku kwezi. Iyi nzu tuyishyizeho nayo ntabwo yaburamo 100,000 iyi saha tuvugana, kuko ikode rya Rubavu murabizi ukuntu rihagaze nabi cyane kubijyanye n'ikode, birahenze. Tubivuge ko bihenze. Umuntu ukoze investment yo gushora mu bijyanye na rento aba yungutse cyane. Reka tuganire kuri iki kintu. Aha hantu turagurisha $65,000 z'amanyarwanda. Kugeza iyi saha ikibuga ntigitunganije, ndetse n'aha ntihatunganije. Hano aya mazu ari, imagine kuba hinjiza ayo mafaranga. Uramutse uhaguze ugasenya iyi nzu, aha hose ukaharinganiza, igipangu ukagikora neza, ugatera amasima ku gipangu, portail ukayigira neza, ndetse n'aha ukashyira indi nzu y'ibyumba 3 na salo, nayo ntibabura kuguha 200,000. Mu gihe watunganyije iki kibuga cyose, wahagize parking nziza, hari ubuhumekero bwiza cyane, ntabwo uru rupangu wajya uburamo 700,000 z'amanyarwanda. Kandi ayo washora urayazi ukurikije uko wubaka, uhereye kuri izi component ziri kuri iyi nzu, cyane cyane amatafari abenshi bakunda kuyifashisha mu byumba, naho inyuma ni amatafari ahiye bubakisha. Tekereza cyane, uduhamagare kuri 078 387
5 izi nzu zose na amakaro, buri nzu igiye ifite ibyumba 3 na salo, douche na toilette ebyiri mu nzu ndetse n'igikoni. Reka tubifurize ibihe byiza. Ni Gisenyi komisiyoneri, muravugana na Gadi, turabakunda cyane.